ni umugore wagize uruhare rukomeye mu buzima bwa Theo bose babireba babyarana umwana ngo w'umukobwa ariko bikaba bivugwa ndetse n'uwo mugore kubyivugira akavuga ko uyu mwana ashobora kuba yaratambweho ibitambo biturutse kuri Theo bose babireba. Wenda hari abantu bashaka kuba ko batewe babaye benshi nongeyeho bose babireba wabyumvise bamukunda. Yavuze ko namucishije umutwe muri social media, ibyo ntiyanyurwa nabyo. None ndamwiyamye, nongeye nsubiremo ndamwiyamye, kuba ari se w'umwana ntabwo ari data, kuba ari se w'umwana kubyumva ni izina. Nataragarukira tugiye guhangana mu bagore babyaranye, nkuko agenda avuga ko njyewe ari njyewe wamunaniye, ari njye agenda aho ari njyewe agenda aho agenda. Nagarukiraho natagarukiraho ubuzima nacanyemo n'umwana wanjye bwari ubuzima bugoye. Umwana wanjye arihangana, ubu abantu baraje banera amabuye uvuge ngo nabyaranye na Marine. Oya ni Marine. Ubwo cyo ngicyo nkubwira nawe mu Kinyarwanda urabyumva, ari cyo umuntu avuga ibintu ukabura uko bivuga, kandi ugiye mu bintu byo kuburana gutya ibyo bintu ni uguta umwanya. TV, Big Town TV, ego turi kumwe na Dogiteri M. Mr. CEO. Tubivuga neza ariko. Oya ni Dogiteri. Doctor. Genda bivuga mu Kinyarwanda. Doctor. Yes. Guhaye ikaze by'umwihariko imbere y'izi kamera. Doctor we nago uri bwamamaze. Shanjewe nago njyanamamaza namamaza umwami Yesu gusa. Twahirukanaga kera. Twahirukanaga kera rwose. Bayibogare. Yabonye ariko nanjye sinamuherukaga. Mumbabarire sha burajyanga aba diaspora batazaye banyihera kana ariko mwabaye mute. Ikibazo cyo kuguha akantu cyo ntubigire ikibazo. Nabo bakunda umusore ufite amatuza. Oya se. Ezekiel. Mumeze neza Doctor? Umva ndashima Imana yo mu ijuru. Meze neza nawe. Nanjye meze neza. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru. Umaje kubona iri guca ibintu muri social media y'umuhanzi witwa Theo bose babireba n'umugore witwa Lucy. Ngo ni famille y'abitwa Bobo. Ni umugore wagize uruhare rukomeye mu buzima bwa Theo bose babireba babyarana umwana ngo w'umukobwa ariko bikaba bivugwa ndetse n'uwo mugore kubyivugira akavuga ko uyu mwana ashobora kuba yaratambweho ibitambo biturutse kuri Theo bose babireba. Theo arashaka kugaruka mu kibuga mbese muri makeya akoresheje igitambo, ariko mwami wacu Yesu Kristo we oya kibuga yakivuyemo ari inyuma y'ikibuga kuko nta ndirimbo agikora ngo ibe yamera nka bose babireba nkuko tumuzi kuri bose babireba. Indirimbo yakoze kirya gihe rwose ni indirimbo za trendingaga zikagera no mu Burundi, ariko ubu ngubu nta ndirimbo afite. Nese niba akoze indirimbo ikagira abantu 5,000 ubwo urumva abakiri umuhanzi cyane ntago abakiri umuhanzi ahubwo none kugira ngo agaruke mu kibuga Ezekiel nyumva neza kugira ngo agaruke mu kibuga yongera avugwe yongera amenyekane nkuko yashatse kumenyekana. Yagombaga gukora gute umugore ni uri kuza kuvuga ko umwana babyaranye bamutanzeho igitambo, kandi umugore wa Theo bose babireba mu minsi yashize yararwaye ameze nabi amuvana kwa muganga n'ibipfuko n'iki. Erega umugore tuvuga ntabwo ari uwisezerano. Reka tuvuge ko ari ihabara rya bose. Ni ihabara rye. Nundi yabyayeho umwana n'incoreke. Ariko hagataho twibutsa abantu ko Theo yabisabiye imbabazi akavuga ko ibyaha by'ubusambanyi yakoze. Asabye imbabazi abantu bamweze. Ahubwo ikibazo gihari ni igitambo kiri kuvugwa. Nanjye nicyo ndi kuvuga, igitambo cyatanzwe na Theo bose babireba. Ni iki? Umudamu niwe waje kubyishyirira hanze. Uwo babyaranye niwe wabyishyiriye hanze avuga ko Theo yatanzemo umwana we m'igitambo. Yego.
nibyo nanjye ndi kuvuga impamvu rero yatanzemo igitambo ni ukugaruka ku mihanda ni ukugira ngo abone uko agaruka ku mihanda none se kugira ngo agaruke ku mihanda bamusabye ko agomba gutanga igitambo yagiye kuraguza none se niba umudamu waza akabivuga umudamu we wenda bajyanye urumva uwo mugore ntabwo babana ariko wenda bajyanye ni habara rye nyine n'incorekeye wenda bajyanyeyo kuba yaza kumusebya bafite ibyo bapfa nta kintu bapfa nose kubera iki ashobora kuzana irindi zina reka tubanze twumve hano izina rye ryongere rivugwe uretse gato twumve hariya reka twumve hano bose babireba wenda hari abantu bashobora kuba uko batewe babaye benshi nongeyeho bose babireba babyumvise bamukunda kamegere mu byumva yavuze ko namucishije umutwe muri social media ibyo ntiyanyurwa nabyo none ndamwiyamye nongeye nsubiremo ndamwiyamye kuba ari se w'umwana ntabwo ari data kuba ari se w'umwana ntabwo ari data sibyo kuba ari se w'umwana kubyumva ni izina nataragarukira tugiye guhangana mu bagore babyaranye nk'uko agenda avuga ko njyewe ari njyewe wamunaniye ari njye agenda aho ari njyewe agenda aho agenda nagarukiraho natagarukiraho ubuzima nacanyemo n'umwana wanjye bwari ubuzima bugoye umwana wanjye arihangana ubu abantu baraje banera amabuye uvuge ngo nabyaranye na Marine oya ni Marine aragira ati nabyaranye urumva ari ibintu bikomeye na Marine none atangiye no kurira ngaho umugore uri kurira kenshi na kenshi ntago aba arira amarira y'ubusa hari ibiba byabaye inyuma bituma umugore agomba kurira urumva niba baramutangiyemo igitambo umwana we yabuzwa n'iki kurira nose umwana we hari ikindi kibazo afite cyerekeye ku by'uburwayi no kuba ari ukuntu hari ibitambo biba ari byinshi sibyo usanga nk'abakire benshi bafite amafaranga mu rugo rwabo harimo nk'ibigoryi harimo nk'umwana wavuyemo akaba ikigoryi harimo nk'umwana uvamo akagwa igicuri kugira ngo abantu barabizi sibyo ugasanga urugero njye natanga urugero wenda ntabwo ndi kumusebya ni umupasiteri w'umugore wahangaha Kimisagara afite impano pe ashobora kuza akakubwira ati Dr. M ibi nibi uzakira uzabaho neza bizagenda uko Imana iguhaye imodoka kandi ibyo bintu bikabaho sibyo iyo rero we ari kubikubwira aba afite izindi mbaraga yahawe zibimukoresha sibyo twaje gufata amakuru batubwira ko yagiye muri Uganda gucishayo izo mpano zo kugira ngo ajya atunga intoki abakristo n'amafaranga burya basize mu rugo bayazane mu rusengero bature niyo mpamvu rero ndi kugira ngo nsobanukirwe tewo icyo gitambo yabaratanze ni cyo uko umwana azajya gw'igicuri ni cyo uko umwana azabaho nabi ni cyo uko umwana azabaho ari nk'ikigoryi bidusobanura icyo gitambo gisobanuye iki cyaba cyarageze kuri uwo mwana yego hano navuganye na Theo bose babireba yego turavugana kuri ibi ngibi ari kuvugwaho yego abantu tubibumvishe kugira ngo bataza kugira ngo wenda turi gufata iri zina rya bose babireba tukaryandagaza twavuganye ku murongo wa telefone tumuhamagaye tukatwumva icyo avuga kuri uku gutamba nk'umuntu ariko abantu barisesengurira ubwo icyo ngicyo nkubwira nawe mu kinyarwanda urabyumva ari igihe umuntu avuga ibintu ukabura uko ubivuga kandi ntiwagera ugiye mu bintu byo kuburana gutya ibyo bintu ni uguta umwanya ikibazo cy'iki se njyewe nimba umva ndakuzi wari kumpamagara noneho wanabanje umbwira uti ngiye kukubaza kuri ibi ngibi hanyuma rero ikintu nenda kukubwira rikodinga nkubwire rwose umbaze nkubwire
kandi uko ndi bugusubize ubitware gutyo ntiwirirwe ungora ngo cukumbura gutya ndakubwira ibintu bikeya si ibintu nateguye ariko sinabura icyo mbivugaho na cyane ko nzi ko social media ni ikintu kinini nzi umumaro wayo ku bayikoresha nanjye ndi umuntu mukuru aho ari guceceka naho namubazaga ibibazo kumva aho hatajemo abantu bihangana bite byagenze gutera ko numva iyi mihanda irimo ibibazo bose babireba arashaka kugaruka mu kibuga aho yashaka kuvugwa urumva iyo umuntu amaze nk'amezi nk'umwaka reka wenda turaza kuza kubigira kubikatinga tubishyiremo iyo umuntu amaze nk'umwaka atavugwa urugero nge naguha sibyo urugero naguha igihe cyose uzajya ubona uwitwa Kasuku n'umuntu ni brand turamuzi twese iyo byibuze nk'icyumweru giciyemo atarumva ijwi rye kuri social media cyangwa izina ryo kuri social media rivugwa ahita yiyenza ku muntu agatangira mu posting amutuka agatangira yitereka avuga kwa kundi yafata uduvideo avugira muri kamera arimo amubwira abashotorana sibyo uyu rero bose abereba nimba nawe atangiye kugira ngo aze muri iyi mihanda azanywe umukozi w'Imana wasabye imbabazi imbere y'idini imbere y'urusengero yaza muri ibyo bintu se nta nubwo yajya no none ushatse kuba ko uyu mugore uri kumuvuga ari akagambane bakoze kugira ngo baze kuvuga ati ibyo ashatse kuvuga ibyo ushatse kuvuga si ibyo nshatse kuvuga ahubwo uyu nguyu Theo bose babireba ntiyagakwiriye kuba ibi bintu byose babizana kuri social media yagasanze umugore bakabiganiraho nko bagiranye ibibazo urumva yarangiza byananiramna bakabona kuzana ibyo bintu byabo kuri social media nese ko umugore batashakanye wenda ngo barumvikana nese bivuze ko umugore ufite umugabo wiwe utesha agaciro umuntu mwajyananye bivuze ko mutakumvikana nawe ntagamutesha agaciro ntagamutesha agaciro ahubwo ikibazo umugore avuga yamutanze babyaranye igitambo kirenze kubyarana ubundi ni iki nyine aho niwe ndi kubaza igitambo kirenze kuba barabyaranye ni iki ntacyo ahubwo ntacyo guteze umva nkubwire niba yaragiye akamanika amaguru icyo nacyo ubwacyo ni igitambo urumva noneho akarenzaho akajya avuga ati wenda ngo uwo mwana simukeneye uwo mwana urumva kandi baragiranye igihango cyo kubyarana buriya kubyarana ni igihango kiba gikomeye cyane umuntu aba yagiranye n'undi rero iyo habayeho ikintu umugabo agashaka kwihakana umwana umugore akamenya ko umugabo yashatse gutamba umwana we muri biriya bintu ngo niba ari ibiki by'imyuka mibi urumva byanze bikunze umugore yaje agatangaza ikintu nk'icyo ngicyo akavuga ati njyewe yashatse gutamba umwana wanjye aba afite ibimenyetso ko ntabwo yaje kumusebya gusa munarangiza yisebye nawe asebye n'umwana we ngo bamutambyemo igitambo sibyo so nicyo rero ndi kuvuga nuvuga ngo Theo bose babireba ari mu ikosa rikomeye cyane ryo kudafasha uriya mugore ryo kudatunga uriya mugore ryo kudafasha umwana we ibyo nuko bimeze none ndako uyu mugore yaregaga arekara amarira avuga ko Theo bose babireba yatanze umwana we yamubereye iki yabyaranye n'iki yabyaranye ngo na Marine Suko yabisobanura uriya mugore ese koko urabona ari Marine uriya mugore ntabwo ari Marine ahubwo Theo niwe Marine njyewe niko mbibona nose Theo bose babera ni Marine gute ni Marine umurokore ufite brand kuba ari umurokore ufite brand ibyo ngibyo ntabwo bimubuza kuba Marine ni iki ni inzererezi mu bantu cyangwa inzererezi mu bagore nawe yabaye inzererezi mu bagore ayo magambo uri kuvuga kuri Theo nayasubiramo nkazayasubiramo nejo bundi nkayasubiramo Theo ni Marine yabuze ubushobozi bwo gutunga abana be ariko twese turi abagabo tujye twihagararaho gusanga utari n'umugabo urumva twarabyaye urumva nawe warabyaye se wewe warabyaye kagira inkuru ufite umugore n'abana bangahe n'abana babiri impeta iri hehe oya Rujama yayikuye amakuramo impeta ahubwo ni iki ngiye nshaka gusobanura abagabo twarabyaye pe ikimenyetso twakibuze cy'uko ufite umugore n'utwo Theo bose babireba afite abagore n'abana ntabwo mvuze umugore kuko afite benshi yabyaranye n'abagore benshi sibyo ariko twibuka ko Theo bose babireba
kuba yabura ubwo bushobozi afite impamvu nayo ibabwira. Icya mbere umugore w'isezerano ararwaye yenda gupfa, ngira ngo umwana abibonye ko amujyana kwa muganga kugira ngo bamuvomamo ibintu, arwaye kanseri. Urumva amujyana kwa muganga buri ku cyumweru akishyura inoti ya 300. Yaje hano kuri social media yitabaza abantu, yitabaza abamukurikira bose ngo tumufashe tumutwerera amafaranga yo kuvuza umugore we. Sibyo? Nimba buri ku cyumweru asabwe 300 byo kujyana umugore we kwa muganga, umugore we akaba wo babyanye wo ku ruhande akaba ashaka ko amufasha, tewa amafaranga azayakura hehe? Tewa afite akaye kazi gatuma buri cyumweru ahembwa ajyana umugore kwa muganga agatanga 300. Abana be ni abanyeshuri bakuru arabagaburira. Sibyo? Twese turi abagabo, turebe ku mpande zombi. Ni kubera iki mufata umugabo nkuriya nimba afite abana benshi? Yego nizo ko cyo uri gushaka ko mu rundi rugo undi mugabo amurere. None ubushobozi bwarabuze, ahubwo twebwe duhaguruke tumutwerere. Bubura gute yabiko? None se abantu bazajya babyara hanyuma mu barerere? Yegora. So kubarerera rero uwo mugore uri kuza kumutana. Ahubwo se ko numva ufitiye umuhwete bose babireba. Nanjye nibyo biri kunshana. Oya mufashe. Sura umugabo. Kuyo wishyuwe. Uretse gato. Kuyo uri kwishyura. Kuyo wishyuje wamamaza. Yego. Fatamo kimwe cya kabiri. Yego. Ugihereza uri mugore uri gushinja Theo kumutambira umwana. Theo bose beranda mukanda kanyenyeri. Oya gakandi uriya hano abantu babireba. Ndagakanda. Uwe nimero ya Rusi ugakanda. Utwereke ko agakanda. Kuko niwe. Rero uyu nguyu witwa Rusi nimba ni habara rye. Reka tubishyire ku karubanda ahubwo tumenye ngo uyu witwa Rusi ni wananiye Theo bose babireba. Ntabwo Theo bose babireba ni umuntu w'umugabo. Afite ikibazo cy'uko umugore warwaye ameze nabi. Sibyo? Asabwe 300 bya buri ku cyumweru. Wari uzi ko icyo kibazo kitagomba kumwibagiza ko hari aho yabyaye umwana kandi ukeneye indezo. Si ibyo ngibyo. Nimba se ubushobozi kuri Theo bose bareba bwarabuze bwo kugira ngo afashe abo bantu be, abo bagore be n'abana be, uramurenganyiriza icyo umwita Marine. Ntakari nge wamwise Marine. Nge ninge wamwise Marine. Uyu nguyu aravuga ngo ni Marine. N'umugore we yamwise Marine. Umugore babyaranye. N'umugore we bwite yamwise Marine. Nanjye mwise Marine. Mwebwe muri ku nyungu zanyu cyangwa nta nyungu zacu turiho. Mubagamiye uriya mugore. Oya iteka ryose abagore ni inzabya zoroshye. Ndabeshya Ezekiel. Ntago beshye. Ni inzabya zoroshye. Urumva? Niba oya suguseba, sugusebya. Manzu nyumve neza. Ntago yasebya. Urumva? Umuntu usebye undi ni gihe hari kuba nta kintu bahuriyeho. Naho umuntu iyo mufite icyo muhuriyeho niba yaragaramye agakora ibyo akora, urumva, akamwizeza ibitangaza kazarera uwo mwana, umwana yavuga ko ati nzamurera, umwana yatangira gukuramo gake akamutererana, ngo noneho kwarangiza ukavuga ati ngo yitaye ngo kundi mugore ngo urwaye, kuki wo ngo yagiye kujya kumushaka yamushakaga hiki? None se ahubwo se iryo rari yagize niryo nkubwira ati ryatumye kumwita Marine ari ibintu byumvikana cyane. Reka nkubwire ubundi umugabo wese usiga umugore we mu gitanda cyangwa mu rugo akajya gusambana akaba yanahura n'ingaruka z'ubundi burwayi cyangwa zo kubyara ahandi. Ubundi kuri wowe urumva izina wagakwere kumwita ni irihe zina wamwitaho? Reka nkubwire wari mu itegeko riri mu mategeko atira hana abaturage b'u Rwanda nicyo no gutukira umuntu mu ruhame ni icyaha. Icyo ni icyaha ndabizi. Reka uyu Rusi mugira inama. Marine ni igitutsi. Ni igitutsi. Marine se ntabwo zize mu muhanda za Nyabugogo. Nese bari abapeti nabo buri umuntu abari kubatuka yavuze ngo ni za Marine. Cyane. None se Marine ni igitutsi. Egora. Nta bwato bwitwa Marine. None se nta abasirikare bitwa Marine bakorera mu mazi. Oya nta n'ikipe. Oya nabari abasirikare bakorera mu mazi. Bitwa Marine. Hari amagambo avugwa kimwe. Icyo ntago ari igitutsi. Ntago ari igitutsi. Theo ni umusirikare urwanira mu mazi niko bavuze. Theo ni umusirikare urwanira mu mazi mu nyanja ngari.
mu nyanja Hariya nyinshi mu Kivu ava mu nyanja imwe akajya mu yindi mbese ubwo arafata umuntu w'umugabo akamwita Marine ngo yabyanye na Marine ngo nta kintu amufasha. none ko hari ikipe yitwa Marine egora ikipe yitwa Marine nayo ari ijambo rivugwa kimwe Marine FC. amagambo avugwa kimwe ariko adasobanura kimwe. umva ye duhe definition Duhe definition. ubishimangira oya ni Marine ni Marine we duhe definition gade definition ntandukanye ziriya kipe ya Marine n'abasirikare barwana mu mazi yitwa Marine utandukanye n'abari abana reka njye bigutandukanyiriza bantandukanyiriza reka bigutandukanyiriza abasirikare bitwa Marine Marine ni ijambo rivuga kubangukira gutabara urumva ikipe rero yitwa Marine nayo ni imbangukira gutabara mu kibuga none n'abari abana bari abana nabo uretse n'abari abana b'ama Marine bazi guparama babangukira kwihahira kwishakira ikijyamo ngaho nsobanura nati ku ruhande rwa Theo ku ruhande rwa Theo ni imbangukira gushaka ibyishimo oya kwifasha mu byishimo urumva no kwagura buretse no kwagura imbibi z'ubuzima bwe cyangwa gushaka abana benshi mu isi sibyo ari kubahiriza ahubwo itegeko rimwe rya nuza rya kera twagiraga muri Bibiliya mubyare mwororoke ahubwo we kuvuga ko ari igitutsi reka nkubwire wowe wabyumvise nabi uburakari umugore wabyumvise nabi uburakari uyu mugore abivuzemo sibyo bitandukanye n'ibyungu yasobanuye ako wowe ntiwasanga ari Marine uwo muri birashoboka naho ndi Marine ntabwo ndi Marine ni kuri Theo ahubwo uyu mugore ari bufungwe ari bufungwe ubwo ahubwo niwe watekereje nabi niwe uri bufungwe kuko wowe uri kubyerekeza ahantu hatariho buretse reka mu urundi rugero Ezekiel reka mu urundi rugero bavuga intara n'intara ibyo bintu byose ntago ari bimwe intara y'amajyaruguru intara y'amajyepfo intara y'iki n'intara yayindi bashyiraho ibishyimbo byose si ibintu bimwe muri Bibiliya hari ijambo uri kubyumva uko ushaka wowe uri kwimva nk'intara y'ibishyimbo kandi twe turi kuvuga intara y'amajyaruguru cyangwa y'amajyepfo ndabesheze cye wari kubyumva mu buryo bwe aho kugira ngo reka twumve uburyo yatukanye amusebya amuharabika amutuka imbere muri social media sibyo yamuharabitse ngo iki avuga ngo ntacyo yigeze amufasha yego nk'umwana we mutanzemo igitambo ngo bivuge ko yabyanye na Marine urukumva ibyo bintu namugira inama yo kugira ngo ajye muri bajye kurega avuge ngo njye nabyanye n'umugabo none yita ku ngo zimwe njye ntangireho ngo amfashe sibyo ko Theo yagira ingingo imurengera cyangwa ikindi uretse gato uyu mugore afite urugo yego bose babireba nawe afite urugo abana ngaho mbwira umugabo abana n'umugabo nasari kubaza iki ngaho mbwira umugabo uzajya guhahira urundi rugo nagize ngo ugiye aribana yabuze y'inzu arabura akabwirirwa yabuze amavuta yo kwisiga ese wanavugiraga n'umuntu utazi amateka yavugiraga n'umuntu atazi wavugiraga n'umuntu utazi bose babireba dufitanye n'indirimbo reka indirimbo yitwa gute yitwa Shimwa Mana ese burya ma impamvu wamuvugiye niyo mpamvu dizi ariko abanyarwanda badukurikiye n'abadiaspora abanyarwanda wafasha waba ufite umugore warabyaye nko hanze uwo mugore ukagira imana agashaka akabona umugabo ukajya ufata imitungo yawe ukayohereza ku mugore ufite undi mugabo nafashe imyenda se nkajya mu isoko nkayigura nkayijyana uwo mwana batunze ari uwanjye byantwara iki none uyu muri wose arashaka ko bafata amafaranga bakayamujyanira afite umugabo umwitaho afite umugabo umutunze umurara mugaramiye waca byo ntago ntabyemera acha kuriya wapi shida za dunia Yesu hebu tulia mwana mujaribia uyu Theo bose babireba ni umuntu w'umugabo ni umuntu yakoze ibyaha turabizi ariko yasabye Imana imbabazi n'imbere y'iteraniro twese turabizi sibyo kuba yarabyaye ntago ari ikosa sibyo kandi n'Imana no muyitabanitse ngo mubyare mwororoke ni ikosa rikomeye ku nyanja iryo byari isezerano rya kera iryo bose ryose iryo riravuga ati umuntu nanagukubita urushyi hano ujye uhindukira ariko irya kera ryaravugaga urumva buretse wumvise irya kera ryaravugaga niyo mpamvu afite indirimbo na Theo irya kera ryaravugaga ngo umuntu nakubita icumu
mu Rubavu naho uzahindukire umutere irindi oya reka ndabeshya tuzi ukuntu babivuga ntabwo babivuga gutyo baba bati ngo umuntu ngo uwicishijwe inkota azicishwa indi yego uwicishwa inkota azicishwa indi none ku mpamvu hano ariko ko wagenje kuzagenzwa none ku mpamvu mbahaye z'ukuntu uyu mugore yagakwiye kujya muri ribo akajya kurega Theo bose babera kwa katamufashiriza umwana sibyo muri make urashaka Theo afungwe ntabwo yafungwa nasi yafungwa yabyaranye n'umugore kandi umugore afite umugabo umutunze wishyura inzu ugira iki umubira buri kimwe cyose ahubwo nagiye inama Theo akagenda akajya gura imyenda mu isoko akohereza umwana icyo nicyo kidakorwa rero sibyo icyo nicyo Theo adakora none se nayo mafuti none yaje kurega yaregeye bandi ntago ari ukurega hano kuri social media umuntu ajeho abaje kugira ngo yiha amahoro urumva aba yaje kujya kumurega ariko akaza kikorera icyo bita ni iyungurura bwonko kugira ngo ububabare bwe bushire uzumve ni nka therapy uzumve nk'iyo ufite ikibazo ukakibwira umuntu peni atagikemura ku mutima uraruhuka sibyo nawe rero nicyo uriya mugore aba yaje gukora njye uriya mugore ndamushyigikiye ariko Theo simushyigikiye none se bajye babyara bo babasha kurera ariko reka nkubwire none ikibazo Theo bose bareba afite turakizi sibyo ikihe se Theo bose babireba afite umugore urwaye baramubaga buri ku cyumweru asabwa 300 yishyura kwa muganga afite abana bakuru atunze mu rugo iwe ubwo urabizi neza kasabwa turuwase yego ibyo bintu urabizi arabisabwa muhamagare se agafite oya muhamagare namuhamagare se njyewe ntago yagufata wese arakuzi ntago akuzi rwose ntago nzi bikore turebe ntago akuzi pe ni naca mu ngaye nimeze ziri mu nini yizare ziri mu telefone nyine uyifite se urumva Theo bose babireba nimuze kumusereza mwana ziri mu nini oya twebwe dutwereke ikimenyetso dukereye ikimenyetso wowe ayo 300 ya buri cyumweru mwa buri ku cyumweru Theo sahinga he yego ahiga he afite akahe kazi kuryo yakuramo 300 ya buri cyumweru magana nose abasaba ubufasha buri munsi mwaramutereranye ahubwo muje kumusenya mumuserereza ngajya byara babashije kurera ajya byara babashije kurera ni marine yo mu mazi none n'umusirikare se ese ko numva marine wabigize igitutsi muri abagome kabisa ni igitutsi pe ni igitutsi kandi ubu wakwita marine ubu mwagera nayo nyandikirize nomero azi kwandikira iki wazahamagara mfatira nkwereka fatira njyewe muhamagara none se kuba nta mayini tufiteho mama w'abana meza ate urumva mu bana ndashyiramo ako kantu ko kubana kugira ngo ataza kumva abandi yabyaranye nabo nta kibazo sibyo ahubwo umubazi by'umwana bivuga ko yatanzemo igitamo nabyo bimubaza igitamo cyagiye kuzimu none abanani iyi mihanda uyu rusa akwiye gufungwa ahubwo ari we fata umukozi w'Imana akamutuka ariko zikusetsa impamvu ishobora kwanga gucamo nuko atakuza atagusenga atanze se nimero ntituvugana se uzi ko numva ugiye guhamagara Tigo tewagira Tigo oya se MTN oya so ifite Ezeki uyibuha ya muhamagara amukoze isoni yani imbere y'abanyarwanda kandi wavuze ko uyifite wizivuga wizivuga kugiye kumwamamariza nimero nase baje kuri channel barazibona indi nayo yanze gucamo Ezeki amaze kuvugana mu kanya nani isa irashira mu bavuganye none igisivaho iye ya mbere herwa 70 sibyo umbwiye nimero wahamagaye ya mbere herwa na 70 Usagira nimero herwa na 70 afite nimero 82 urumva iyo mfite rero ni yamfataho kandi iyo ufite we najya gupfa nagabashije kunyitaba ko nani izina ryanditse hose binyereke yari kitavugwa gutse ngise uyu mwana mwagiye kumukagwa afite DJ Theo oya ngizi Theo bose babireba Theo bose izi nimero ni ebyiri kucyo makanya sinzanditsemo none hasi none se wahamagaye n'indi ya kabiri kazo sinzanditsemo imwe ibaye kopo zindi ngo nagibashije kunyitaba none dukora iki
ubu mubonye urwaho mbese mubonye aho mutaborera mujye hakosha abanyarwanda ntago Marine yahamagara indi icyo mbakunde Marine ziramenyana mugiye kumufatirana Marine ziramenyana ubu mugiye kumufatirana mu mwite Marine ni ntago Theo bose bereba ntago ari Marine ni umugore we wabyivugiye twe turarenga nose uzi bapfiki uzi bapfiki akayuzi ko mu rubibi si ibyo nakayuzi ko mu ahubwo hari rubibi ikibazo ndi kwibaza mumfashe tugisesengure uyu mudamu uri kwirukanka kuri Theo bwa mbere yaje avuga yuko babyaranye kuba barabyaranye ubwabyo ntabwo byagakwiriye kuba inkuru yo kubwira abantu kuko yakagombye no kwishimira ko yarabyaranye n'umuntu w'icyamamare umusitari sibyo none bagarutse avuga ati yarampemukiye ni Marine nabyaranye n'ibandi ubundi ubu uyu mugore ntiwasanga agikunda Theo ahubwo uyu mugore ashobora akaba amusebye avuga ati n'umugore wawe wabimenya tuzaguhombe mukore divorce nibura ahubwo ngo harimo ikibazo ngewe ndi kumvamo ni uvuga ngo Rusi afite umugabo Theo bose babiri afite undi mugore arwajije yego nk'uko bivuze rero ngewe ikintu ndi kumvamo uriya mugore ikintu cyamuzanye ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugira ngo wenda ni ukuba agikunda Theo nabyo birashoboka hari igihe wenda umugabo we yaba ari kwitwara nabi akavuga ati none reka nze ahantu umuntu yagukoreza ntuzahibagirwe mu buzima nose muri ka kayuzi ariko hari ikintu tutabisobanuriyeho uyu mugore agiye kubyarana na Theo uwo mugore abana n'uwo mugabo bari kumwe ahubwo oya yari akiri inkumi yari akiri inkumi none ashaka ko bamufasha yarashatse undi mugabo Theo bose babereba nagenda kuvuga ko Theo ari inshuti yawe ukaba nta n'amakuru ufite ku byamubaye oya yagize inkuru nzumvishe none uyu mugore ni uri kuzivugira hano Theo bose babireba nafata utwenda ajye mu isoko za Miduha nayo ahantu za Nyamirambo ajye kugura utwenda mu isoko agende ashyikirize umwana we nimba n'umwana we yiga amukutemo nk'ibihumbi 10 urumva amufashe nawe ko yaramutereranye ashobora kuba ari mu content creator ahubwo uyu mugore ushobora kuba ashaka kuvugwa nk'abandi njyewe ikintu mbona ndabona ashobora kuba uyu mugore w'ubwo Theo yirinde ibintu ashobora no kuzayuramo ubuzima Theo ati kubera iki ashobora kuba hari ahantu yakoreje uno mugore mu izingiro ry'ibibazo kuko nayibaze umugore ushobora no kuza kukuvuga anabana n'umugore nicyo kintu nayo kiri kunangaza ari kumuvuga abana n'umugabo c'est impossible mathématique ni uvuga ngo nibyo ngiye kuvuga ashobora kuba umugabo we hari ahatageza none akibuka hahandi hari ahatageza reka mubwire ubundi hari ahantu ugeza ku byishimo nose ku buryo yongera akifuza babyaranye cyane n'abandi bagabo bahari cyane Theo bose bari wasanga yanamubyara umwana mwiza uyu mugore ashobora kuba ahubwo wasanga yanamubyara umwana mwiza ndabeshyara kavuga ati nkeneye umwana mwiza nk'uriya uyu mugabo tubana abana byara ntago ari sawa ku ruhande Theo bose bareba ashobora kuba yarashoboye akazi aho ugiye mu ngingo nziza arimo aragenda azamo haleluya bose babireba ashobora kuba yaraza akazi urumva ariko uyu mugore narekere kuvuga Theo bose babireba kuko Theo ni umuntu wifitiye ibibazo bro yifitiye ibibazo ararwaye oya afite umugore urwaye afite urugo nuwo n'umugore we afite abana n'umugore kandi afite umugabo genda gake umva ni inshoreke umuntu wese mwabyaranye aba ari umugore wawe ubu ngubu yagenda kujya agakubitaho kandi afite umugabo kandi ariyo mpamvu uwo mugore ari kumushaka ahunga aza kubiteho yatereranye nose uwo mugore yataye uwo mugabo babana akisangira Theo hari ikibazo nshaka kukubaza wowe wavuze ko uri umugabo yego niba ikibyo Dr M ari kuvuga ndi kubyumva niba koko uri kubyumva bya nyina uri kubyumva atari cyo kintu kigenderewe ntabwo byumvikana sibyo ni iki kiri gutera uyu mugore ese uyu mugore aratariye subiza manzi subize uyu mugore aratariye ararya ntiyambara arambara umwana ntarya iyo ariye yima umwana cyane ni iki kindi akeneye ko Theo akora sibyo
kirenze icyo umugabo amukore. si ibyo none se ngo gisobanura icyo kintu. aza kubivuga hano ku muhanda agataha ku mugabo. None se uwo mugabo we ni igicucu rero. nta bwenge buba. Uwo mugabo we babana n'igicucu. Ntabwo azi gufata umwanzuro. Birangiye ntabwo nyamisha mwana. byabasabiraga abantu. Nimba uwo mugabo abana n'uyu mugore wabyanye na Theo bose babireba. Uyu mugore azana aya magambo aza kuvuga ko Theo bose babireba yanze kumufasha. Bisobanuye ko n'uwo mugabo babana nta cyamumariye. None se ubufasha bwande bwa Theo bose babireba. None Theo bose babireba we yavukiye gufasha ingo za rubanda. Akuzi kizi muri yo tuzumvise. Izi nkuru yo turi kuzumva. Buri wese ahita agira amatsiko y'umuntu warongoye umugore Theo bose babireba yabyaje umwana wowe. Ngo atari hit. urumva icyo kintu ariko Ngo bitaremere. Ibaze kurya agapapu Theo. Oya. Theo bose babireba wabanje. Theo bose babireba. None ureba umujama yamuriye gapapu. Theo bose babireba. Ntago ari gapapu. Urumva ari iki? Nafite usezerano. Nibamaranye imyaka myinshi kuva yazana umugore. Ahubwo ibi byaha byose yagiye kubikora aba afite umugore w'isezerano. So rero nimba muri abo bagore bose yagiye asambanya na Rusi arimo. ibaze no guta umugore w'isezerano ukajya kuryamana n'uwo mugore. Rega turabagabo yagiye kuryamana n'uwo mugore nuko hari icyo yaragiye atarasanzwe. Aravuze ngo nabagabo ngo rega abagabo twese uko tumeze. Sibyo? Ngiye nshobora ko ndi kugenda mu mwana nawe umukobwa mwiza nkatamwishimira. Ufite umugore cyane. Ufite umugore. Reka tubishyireho umucyo. Wa mugabo ugirira. Niba ufite umugore ujya usambana. Yego cyangwa we. Yego cyangwa njya nsambana. Bizina bya Yesu iyo umuntu aratubeshya. Na oya nje nago njya nsambana. Kandi ureba umukobwa ukamwifuza. Yegora. Reka abagabo dufite ingeso nyinshi kandi zitandukanye. Yesu yaravuze ati nureba umukobwa. Uyu mugabo nureba umukobwa ukamwitegereza cyane. Guzaba usambanye buriye. Ahubwo umaze gusambana kangahe? Umaze gusambana. Ahubwo mubaza amaze gusambana kangahe? Umaze gusambana kangahe? Ukurikije. Reka sinigeze nsambana. Uwo mfite niwe dusamba turongorana gusa. Murasambana. Nibyo ariko avugishije ukuri aho ngaho. Uwo afite niwe basambana. Uwo mfite niwe wanje. Niwe tubana. Urumva? Reka duse nk'abagana ku musozo. Hano kuri ADPR ya Kumukenke. Yego. Aho ni mu idini rya ADPR. N'indi ADPR ntarasobanukirwa neza. Abasore babiri bahuriye ku mukobwa umwe uko Dr. M nawe mwahura ku mukobwa wowe ukabanza ugatereta mukerekanwa mu rusengero. Dr. M akaba ari umudivorce. Akaba yaradivorosheje agata kubitana n'uwo mukobwa bagata berekanwa bagata bakora ubukwe bakajya gusezerana mu murenge amuriye gapapu. Ayo ni amahano y'ibiri kubera muri ADPR Kumukenke. Ibintu byanyu ni gatiki. Ibintu byanyu biri kwerekeza ku bintu byo guharabika ADPR. Oya nose bose beretse ADPR ngutema se mbatemo twumvishe mbatema amafoto ntacyo amafoto nika mbatema amafoto kugira ngo muanze mumenye ko ibintu biba biri ku rundi rwego. Abo mukobwa ntago yancika. Wamukorera iki niba atagucika? Twese twaburana. Reka nguki mwerekanwa na oya subira hariya mwana. Banzu rebe uretse subira hariya mwerekanwa mu rusengero. Babonye urabona hano bari berekana. Urabibona hano yari ari kumwambika fiançailles. Uyu ni umugabo wa mbere bayibonye. Noneho dore wa kabiri bahise bakora we direct. Dore wa kabiri wa kabiri ni nagasore. Urabona abo basore bose badatandukanye cyane kidashaka. Urabona se nisezero. Uyu ni umusore wa mbere. Uyu ni umusore wa mbere berekanywe. Uyu nguyu afite nka 40 ariko uyu nguyu we dore urabona uko bateye ivi kandi urabona ko ari n'umukobwa mwiza. None ahita yizira uyu umudivorce n'uyu. Umudivorce n'uyu wimye kumbona ari we mutoya se. Ntabwo ari amahano. Reka nkubwire ze amahano tujye tuvugisha ukuri. Eze reka nkubwire uretse no muri ADPR uretse ayo namahano nuvuga ngo ni gute ni bya bindi nyine ndi kubwira ubundi ngewe kuko ngenda senga ngira ngo urabize Ezekiel sibyo uretse se kutajya guca imanza atajya guca imanza nge turaziranye urumva ba
urumva rata Ezekiel ngewe tugisenga bakundaga guhanura bakahanura bakavuga ati ADPR igiye kuza Imana nyine igiye kuzagaragaza abayobozi bayo igiye kuzagaragaza nyine bya bindi bakoreraga mu matorero imbere ugasanga kuri alitari niho baza gusambanira ugasanga muri ya mabiro yabo niho baza gusambanira ibyo bintu rero byarakaje Imana cyane Imana yavuga ati ndaje mbashyire ku mugaragaro ari byirimo irakora ubu nibyirimo irakora ibyo rero nibyagutangaza nibyo ndi kukubwira biriya biri Ezekiel atubwiye bira nukuri nukuvuga ngo ikosa ririmo ngiye nibyo ndi kuvuga ikosa ririmo niba wadetinzwe n'umuntu wa mbere kuki uri gushaka kumwicira umutima basi musezera umubwira ati ndabona ngiye bitazashoboka ko twabana hari undi musore nabonye aho ngaho yari kuba ari mukuri nta kibazo yari kuba afite ariko ikintu cyo bita guca inyuma guca ruhinga urumva ukagenda unyonyomba ukajya ahandi hari aho usize icyo ni kigaragaza ko harimo wa mwuka w'ubusambanyi ubu tuvugana uyu musore bariye gapapa ari muri situation na kondisiyo itari nziza ariko reka nkubwire ku buryo ari muri ko ngo n'ubuhemu ishyire mu mwanya w'uwo musore wa mbere oya nishyire mu mwanya w'uwo musore wa mbere uyu nguyu batega papa uyu nguyu umeze nk'umusaza wa mutwereke ariko ngo Theo nawe ntibamutega papa sibyo ndarahiye ni ukuri kose njyewe Jado narerekanwe n'uyu mukobwa nyuma yaho agahita haza ubihuhura burundu agahita amutwara burundu nabo ntago barwubaka kubera iki wakora iki ntago barwubaka nyine wakora iki dore bose bajyana bose ntabazimiza bakabura wabica se oke ntago wabica imbere y'imbaga y'abantu bakanyambika impeta bakatwerekana pasiteri no twaturirimbo twiwacu mu rusengero bakaturirimbira barangiza mu kanya agahita haza ariko se sha se n'igitangaza Theo ntibamurongore yarabyaye urasetsa ntabwo bishoboka ntabwo ngiye yancika wakora iki sa ahubwo ahangaha ntabwo hari buze kuvamo imyanzuro y'abandi basore ku buryo umusore muzajya muteretana akabanza agafataho niko bimeze ahubwo se reka nkubaze ahubwo reka nkubwire sinkubeshye Ezekiel ngewe umufiance wanjye nzabereka mu minsi igiye kuza ngomba kumaza nkacitunda nkarirya namara kuryumva neza amubwira ati no tujye gukora ubukwe tutange na wa musoro numvishe bavuze uriya musoro ntabwo nawutanga agiye narariye kwitunda ntabwo bibaho yagenda ngomba kubanza nkarya kwitunda ubundi ibindi bikaza nyuma abo yerekana bose ubwo baramwimye ubwo siwumva se hari ugiye kuza bariya bose baranyimye sabivuze neza Ezekiel niyo mpamvu ukorana n'abaguha gusa n'uwo ngo nta cyizere muhaye oya tubigire tubeseri ibi bintu ni muri ADPR Pastor Mutesi ni muri ADPR bande bose ADPR ba Pastor Claude ADPR mu minsi yashize muri ADPR byose ni ADPR se gato wumve mu minsi yashize muri ADPR hamwe imbwa yaragiye yinjira mu rusengero iragenda irarombereza nanabibonye kuri cano yawe no ku ruhimbi imbwa nyambwa abari baraho hari mu iterano ryo ku cyumweru by the way witonde abari baraho batangazwa n'ibibaye ndetse babwirwa yuko ibi bintu bitagomba kuvugwa ariko akarenze umunwa karuhije hamagara mu makuru mfite nuko umuryango w'uyu mukobwa utarimo urashaka ko aya makuru ajya hanze uyu mukobwa uwuhe uyu mberetse yego noneho umuryango nanone w'uyu wariye gapapa nawe agashaka ko bitajya hanze noneho umuryango w'uwatewe gapapa ukavuga ati ni musere n'ubundi imihango mwadukoresheje ibiki n'ibiki ibaze konsomasiyo babatayeho ariko ndacyari kuyacukumbura neza ndabazanira uko byagenze byose niba umukobwa yaba yarafashwe barya kwitunda ariko umukobwa ni muzima ndibaza yafashe umwanzuro arerekanwa arangije ahita atandukana n'uwo nguwo atanamusobanuriye nta nicyo bapfuye ikibazo kirahari guta umusore sibyo mwari mugiye kubakana
ukajya kubakana n'umudivorce ese uyu mukobwa we afite icyizere kimeze gute cy'uko uyu mudivorce atazamuta nk'uko yataye uwa mbere? icyo nicyo kibazo n'ubundi, icyo nakubaza, icyo nicyo kibazo. niyo hantu nuvaho nta garanti nawe afite, nta garanti yagira, byanze bikunze bizarangira nabi nyuma y'amezi nk'abiri. ntabwo umukobwa hazaza undi nawe aterega papu nawe amutware. uwo mukobwa icyo bishatse kuvuga, uwo mukobwa ni umusambanyi nyine. Ndakubaza, aranabimenyereye, ari umukobwa w'isugi, ari umukobwa w'isugi. uwo mutima ndabeshye cye, ari umukobwa w'isugi, uwo mutima ntago yawugira. umudivorce se yakurongora. icyo ni ikigaragaza ko uriya mukobwa nubwo tumubona muri ariya majipo n'ibiki, uriya mukobwa ni ihabara, ahubwo ni inshinzi. mbwege kuri uru ruhande rw'uyu nguyu wateyeho gapapa, nimba agize umwaka uyu mukobwa akaba agiye atararumyeho, nawe afite ikibazo cyo mu mutwe gute? nose ubwo nimba barakundanye bakajyaho kwerekanwa agatera ivi, sibyo? kutarumaho ariko ahubwo kandi aribwo bukristo itorero ridushishikariza. ahubwo uyu mukobwa ashobora kuba yarabonye umugabo wari ugiye kuzamushaka atazabishobora. hari ikibazo batararyamana na rimwe, kandi umukobwa twanzuye ko ari ikiraya. uyu mugabo rero utarabimubajije niwe ufite ikibazo. hari ikibazo nzi kumubaza, ntabwo bishoboka ko uyu mugabo w'umudivorce yaba yarafatiranye uyu mukobwa akaba yaramuteye inda. très bien, aho icyo noneho uyu mukobwa akaba yemeye guta uyu musore mu rwego rwo kugira ngo asange se w'umwana, akaba ari cyo kintu yaba yaramukuruje kitumye banihutisha ibintu bijyanye n'ubukwe agakatirwa mu gihe. uburangazi bwaba buri ntabwo byashoboka. uburangazi bwo kugira ngo uwo mukobwa aba afite iyo nda, yari afite umusore berekanwa, sibyo? uburangazi buri kurinde, si uwatewe agapapu, ni uwatewe agapapu. Nese aho umugore wawe yiriwe niho wirirwa, niwo wirirwa. abo birirwanye se urabaza. ahubwo uwo mukobwa niwe ndaya, ahubwo bahise bamutera inda, abona n'ubundi ntago azabana n'uriya mugabo, bazashwana. ikindi kubona ngo muri ku cyumba dutayemo, ikintu ndi kuvuga ngo ari uyu nguyu bateye gapapu, sibyo? si ushobora kuba yaragize uburangazi bakavaho bagatera inda uyu mukobwa ari wo wanze kubimukorera mbere yuko uriya wa divorce abimukorera. urumva bishoboka gute? urumva ubundi umusore yari gukora ibyo bintu kandi batarasezerana, ikigendera ari ukuzubakana, ari ukubakana kuko ushaka gushuka urubyiruko rw'iyi minsi ngo rujye rusoroma itunda rurire muri Edeni. ni bake basezerana banatwite se? ni bake basezerana banatwite bafite? none niba we byarakubayeho ugira ngo naba Dr. M bizababeho? nose wowe se kiraya mu izina rya Yesu. tuganira dushyira umucyo, izina rya Yesu. umaze gushyira umaze kutwereka abakobwa bangahe, uvuga ngo noneho ngo uyu nguyu ngo ni izanire ejo akajya uyu nguyu ngo noneho nawe ngo nawe n'umusheri hari ikintu wawe. nshaka kukubaza. wibeshye abanyarwanda. ibyo Dr. M azagaragaza hano kuri social media ni mu rusengero. biri mu rusengero, amaze kuberekana mu rusengero. hari n'umwe nerekanye mu rusengero. dutegereze n'undi ndakubaza, uwo twari tumuziranyeho nawe yaratashye, yaritahiye undi se nyuma yiwe hari undi dore mbago mwari mu rurema mwana, nyuma y'undi hari undi. ariko ngo iki gihe ni mwana nabanye tuba tubana nyine mu mafite. nyine hari ikibazo ndi kukubaza, ushinja Dr. M ubusambanyi nyuma ya nyakwigendera dore imbogo aruhukire mu mahoro, hari undi uzi? ndamuzi. ubuhe se? muvuge dutemo nunahakana ndamuhamagara, umuhamagare. uyu mugabo mubona hano amaze kwerekana abakobwa babiri nyuma y'uko dore imbogo, nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. yego sibyo? aza ariko nizeye ko harimo mushiki wawe muba yerekanye. ako se kandi banahari, cyangwa harimo umugore wawe muri kubusenya muri ku rundi ruhande, ariko ntabwo bibaho ntabo bariya biriya ni bimwe bya social media, ni planka ziri aho ngaho. uvuga ati uzanye umukobwa, ubwo rashatse kuvuga wa miss ni nanjye wamwise rirazina kugira ngo byemere. urumva bara ni inshuti bisanzwe nyine byaho ngaho bya social media tu. nonse kiye ko mbona ibintu bya Theo nkabona n'ibingibi by'aba bakobwa byose ari hari n'ibindi noneho biri mu Bugesera nabyo ndi gutohoza by'aba pastor aba babiri
bari gupfa nakwizera umukobwa umwe yabimbiyeho. benda no kwicana hari ibintu kwizera nawe yambwiyeho bafite bapfa umukobwa umwe kandi noneho bo ni abapasiteri bubatse Babiri. bafite ingo zabo aba mu Babiri. Bugesera imo ndayatohoza noneho ngo umupasiteri umwe ngo ku rusengero ngo ahasengera ngo hasengera baribu ngo hagasengera polisi ubwo amakuru ntituza kuyatoza neza tukayamenya tuzamenya niba kuko pasiteri yakagombye gushaka guteza umwana w'umukobwa impanuka ukumva ngo kubera ko yamwimye wuncenje ibaze njye maze kubona ko muri iki gihugu cyacu uru rugero bigezeho igitsina gore nicyo kiyoboye iyo ni inkuru iri mu Bugesera ushobora kuzabazana muri kiriya cyumweru hari umukobwa ejo namaze naganije ejo bundi ndamubwira ati wowe wemerewe kuba muri Kigali ukodesha inzu nziza ubaho neza unywa icyo ushaka ugatunga telefone nziza ati se kubera iki nyine twaba tuganira ngo yabuze amafaranga neti ndamubwira ati wowe wemerewe kubaho neza muri uyu mujyi wa Kigali kuko uri ibiryo by'abagabo haraje ngo yange ndamubwira ati wowe niwe sigushyiza muri Kigali niwe yishyurira amezi 3 inzu nzabimbwa kandi ejo nabwo yaramubwira ati nabonye sheri muri Kigali wamurangiye umugabo oya uri kumucuruza yaramwiboneye ngise ntuza abagore mwese ko numva nyine icyo wari gukora uri kumushishikariza gusambana nuko igitsina gore muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze cyatwishe mu mutwe icyo yaza avuga cyose niyo yaba kubeshyera bagifata nk'ukuri wowe wahasize angahe urumva njyewe ntashaka ntarashaka winjyana muri ibyo wakubitanye n'uwo mukobwa urebye ubwiza bwo no mu cyariri iwacu nyine ubwiza bwiwe bwaguteye kumubwira ko icyo yashaka yakibona mu mujyi wa Kigali wamusigiye naramuhuguraga ko nawe uri umugabo naramubwira ngo uva mu bucucu uva mu bugoryi muri iyi Kigali irimo abagabo bafite amafaranga yihera nawe ndagukina urumva oye njye se ko ndi umukene njye n'amafaranga ngira nuza n'ubugoryi muri mujyi wa Kigali uzasubira Kirehe wiruka nawe nuza n'ubwenge ukumva ko ngo wabonye sheri muri Kigali ngo muryamane ngo ku buntu nta mafaranga wamuciye uzasubira Kirehe abakobwa baka amafaranga cyane nose ko numva utakira umuvuga butumwa ko numva waguye ahubwo twasekaga hajya ngo mufitanye indirimbo na Theo impamvu njye mvuganira abakobwa reka nyikubwira sibyo urambabaje mwahoze muvuga ngo ni inzabya zoroshye sibyo iki yaza avuga cyose niyo yaba kubeshyira bro adakavuga ati wowe jado wantenda niyo naba nararyamanye nawe sifite amafaranga kujya muri DNA ngo barapimina utajya yose bamfunga utajyayo barafunga bagashaka iperereza niyo yaba mbeshyira none se kubera icyo uvuga uyu mujyi wa Kigali abakobwa cyamaze kutuyoboza inkoni y'icyuma niyo yaza kubeshyira niyo mpamvu uyu mugore umaze kubeshyerwa na bangahe kubeshyerwa na bangahe cyamaze kuribwa ngahe yego umaze kubeshyerwa na bangahe umaze kuribwa ngahe twabimenye ajya no mu ndangamirwa twaritoreje mwana ureze niba uzijyamo nyine wagira ngo nizijyamo bigende oya sinyizijyamo njye nazijyagamo ntarazana umugore ekaje ntaranakizwa mwahuriraga natewe ntaranakizwa mwahuriraga na Theo je ngubwije ukuri umva reka ze nkubwire Theo yihangane kwa kintu ngiye kukivuga twahuriye Kampala sibyo kandi ni ukuri uzayibaze uwitwa DJB ni producer nejo hari n'indirimbo bagiye gumusohorera mu minsi mike muzayumva sibyo cyangwa ni yasohotse ntagira asohoka hari indirimbo yindi hari indirimbo DJ bari kumukorera nziza cyane twahuriye Kampala aho bita na Tete ndahabona na Tete urahazi ndahabona hari hafi ya park yego ari mu Karogi tuje tuje kumureba buretse ngiye nono Imana imane niba ndi kubeshya ngende imbere y'abanyarwanda ariko ndi imbere y'Imana sibyo uwo DJB yaragiye kumukora indirimbo hari ya Kampala agiye no kuza muri studio yanjye cyo gene najyanye Kampala urumva araduhamagara ngo muze munsanga hanga turagenda ninjiye munsanga na boro hari loji harimo n'akabari byose niki afase Theo hano ubo wahaje uti ni za 2015 ndamwa se Theo hano ubo wahaje gukora iki ngo manaje kwinywera akabyera ngo nimwicara namwe babaha akabyeri nari twinywera akabyeri tugiye gutaha buretse icyo gihe narazinywaga nyine ese nkubeshye ngo nazinywaga 2015 na Theo yaraterakizwa
apo cyane Asaba Theo imbabazi. Theo yakishijwe kera 2008 yakijijwe aza Ngo gutana guki? ava mu Urumva? by'Imana ari naho ejo bundi itorero rya ADEPR ryari ryaramuhagaritse urumva yagarutse asaba imbabazi avuga ko icyaha cy'ubusambanyi no kunywa inzoga atazabyongera nawe rero icyo gihe atasaba imbabazi nimba nawe wari utarakizwa nawe akaba yarayobye no se igihe yajyaga ni Uganda na Tanzania igihe radio yapfaga sibyo yapfuye 2018 ko yaba mu kwa mbere Yego. nabikubwiye byose ndabizi no se icyo gihe Theo bose bari ninyweraga inzoga yazinywaga cyane icyo gihe rero twarazisangiye icyo gihe Yego. nicyo njye nari kuvuga none tugiye kugenda tumwe se ntabwo tujya kuri studio aratubwira ati reka manze njye kwambara ndaje situbonye agiye kwambarira dusanga ni muri agiye mu izo lodge nyine aragiye arambaye tubona hasohotsemo n'iki n'umukobwa twaje kubimubaza nyuma niyo ndirimbo yaje gusohoka DJ yamukoreye twaje kubimubaza bose bari kubwe n'icyara n'iki ngo birane bisanzwe mane ahubwo ngo n'iki nimuzaneza abantu dore urumva we abifata nk'ibintu bisanzwe nyine ntago ari ibintu byabaga birenze urumva uko niko kuri nyarabwo ati ndavuga ibintu nanasubiramo nejo ako wemera ko yasabye imbabazi yaracyemera nanjye yarakijijwe ikintu cyo kumuharabikaho ngo ni Marine n'iki byo wenda tubishyire ku ruhande wenda Marine ni ibisanzwe dufite ingero nyinshi hari abana baba mu muhanda bitwa Marine hari ikipe yitwa Marine ntabwo ibyo ari ugutukana reka tugane ku musozo tubashimire dushimire abantu bari badukurikiye kuri izi mbuga zose bakore subscribe kandi bakomeze kubana natwe mu biganiro byacu nakagaruka ciao Ezekiel Bompaya